Isange TV umuco wacu. Ariko se urifata ute urajugi inzara cyangwa ariko nawe reba ariko emwe mfite isoni emwe ko ndi koma mfite kumwe njye kubona ari kundereta Sinumva bidateye ipfunwe ego yaza ari kundereta rero wakwifata emwe mbabara twigoke ntitugakina ariko mbabarira ntitugakina kabona ari kuntereta rero wagishima mu bwangu meze nshya ubwo nawe emwe mbabarira pe yego man Seti wo bikora nobikora nte nanje sinamenya ngo ndahera he none se reka turebe kamari none watangiye nje mutereta cyane rwose numva nanihagazeho nkomeye kaza nkumureba Mukamusoni karame tese ni byiza makuru ni meza sonzi nje wa muhungu hano haruguru kwantuza dufite inka nyinshi cyane sonzi hahandi boreye cyane emwe cyane ego nja nkumva ujumva biriya bikuye by'iraruguru ari amapareseri yose ujubona nayo mu rugo bwizukuri nukuri dufite n'amaparatansiyo muri Kongo siko nja nkumva dufite n'amaparatansiyo muri Kongo nja nkumva ni nje rero nje Kamaru uja wumva ego man komeye cyane kandi nje reka nkubwire nje gose nagize n'igitekerezo numva ndagukunze numva njambona uri mwiza nkunda n'amaso yawe ego cyane nkunda nuko uvuga yemwe sinkubeshe nje numva nozagukwa wemeye dufite inka nyinshi yemwe za rotera mbabazi inkusi n'izindi nogukwa nje nta kibazo dufite cinka nje nabyemeye ubwo nyine uzobwira ababyeyi baza babibwire mu rugo none ntiwumva ndagasamyo iki nase ne wankunze ntiwumva gasamyo oya nzakagohereza wankoye twongeye kubasuza nshuti bakunzi ba Isange TV ni televiziyo yanyu iri online. Aha rero twiyemeje kubahereza ibijyanye n'umuco w'abagogwe cyangwa se abagogwe. Iyo tuvuze abagogwe ni mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hose bari ku isi. Ni umuco w'abagogwe rero utasanga ahandi. Umuco wacu ni wa muco buri wese yifuza kureba kuko ahanini usanga aribo bagisigaranye umuco. Nge nitwa Pati. Iyo ngiye gutangira rero ntangirana n'iki? Ntangirana na wa muco dukunda kuvuga, wa muco ujyanye n'agace kacu. Ntangirana n'ibisekuru, uri ubishobora araza kubimbwira cyangwa utari ubishobore nanone nabwo nta kibazo. Wabuze ibisekuru byawe? Nzi bikeya ntabwo ari byinshi. Ni Asifiwe wa w'Imana wa Diyodoni w'abandi nkawe w'abandi nkanje se kama nawe ubimenya ntabwo naye ntibyorenga nk'ibyo icyo nzi nuko ndi amani wa rutarara rwa Kajuga sinja ndengaho pe ibyo burya biba bibaye ariko nanone nkaba umutsobe w'imfura arya Mukamusoni we njyewe ndi umukono w'umujinya. Aha, iyo ngiye gutangira rero nanjye ndatangira nkavuga nindi maisha wa Ntaganda wa munyamatete wa mujara wa senjishi wa mwamyambuga wa mumuro wa runyoni wa ngabo wa fati wa mucocori wa ndahiro cyamatari. Aha, ndakeka ibyo ngibyo birabaye, ibindi nukenera kubimenya nawe uzajye kwiga. Aha rero ni ikiganiro kijyanye n'umuco muri rusange, nubwo hanga turi umuco w'abagogwe ariko burya umuco ni muri rusange. Umuco ni iki? Umuco numva usa nawe nk'iki mu Kinyarwanda. Umuco ni ikintu nyine usanga abantu runaka bahuriyeho, nyine kikitwa umuco wabo, wenda ari umwihariko wabo. Hari niko umwihariko wabo, ariko burya n'ururimi nabo ni umuco. Nawe hari ukuntu wabitubwiraho kama? Wenda kubishanye n'ikintu cy'umuco nuko umuco ukuntu njya mbyumva
ni ukuvuga ngo ni ikintu sosiyete runaka bahuriyeho kikabagira umwe ndetse noneho kigatuma nibura banumvikana communication yabo, imibanire yabo, uburyo bavuga nyine buri kimwe nyine niwo muco niko mbyumva. ngira ngo mwabyumvise rero, mwabyumvise yuko uko babivuze niko kuri, umuco uhuriyemo ibintu byinshi. Mu muco harimo ubuyobozi, mu muco harimo gutunga, mu muco harimo korora, mu muco harimo ururimi tuvuga. Aha ngira ngo mumaze kuba abasitari muri iki gihugu cy'u Rwanda, muri Amerika, muri Kongo n'ahandi hose, ibyo bintu mubihuza mute n'umuco? Kuko urabona yuko sisiteme mwinjiyemo cyangwa se uruhando mwinjiyemo mu gukora ibihangano byanyu bijyanye na wa muco nanone. Ese mwabitekereje gute, mubibona gute? ukuntu tubibona, icya mbere cyo nyine ntabwo bigoranye kuri twebwe cyane ko ibyo dukora nyine bijyanye na wa muco, rero nta cyahinduka. Umuco ni uwuhe uvuze bijyanye na wa muco? Umuco mvuze nyine ni ukwamamaza ururimi rw'ikigogwe, niwo dukoramo, rero numva nta kindi kirenze cyo tugora. Hari icyo wabivugaho kama? Icyo nabivugaho ni uko wenda ubundi uyu ni umuco nyarwanda, sibyo? Ibintu dukora ni ibintu by'umuco nyarwanda. Wenda hari ukuntu ubona ukabona umuco, hari ibintu ujubona ukabona sosiyete wenda cyane cyane mu rubyiruko haje habamo gutandukira, ukabona abantu batangiye kuja iruhande rw'umuco. Ariko icyo navuga ni uko ibi turimo n'ubundi ni umuco nyarwanda, ni ururimi rwacu. Ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo umuntu avuge ikinyarwanda ashiremo icyongereza ashiremo ikindi kirimi. Oya, ni umuco nyarwanda nyine tugomba, kandi tugomba no kuhagararaho tukawukomeraho. Nta mpamvu yo kugira ngo dufate ibintu byacu tubivange n'iby'abanyamahanga kandi turi mu Rwanda. Niba wagiye mu mahanga ujugerayo ukoresha ibyo by'abanyamahanga, ariko igihe ukiri mu Rwanda hano, umuco w'abanyarwanda tuwukomeraho nk'abanyarwanda cyane, kandi naho wagerarega wakwamamaza umuco nyarwanda ukamenyekana. Ubundi kuki tubiceceka? Nta mpamvu yo kubiceceka. Niba turi kuvuga ikigogwe kuko nyine biri mu rurimi rw'abanyarwanda. Yemwe subwo hari ikibazo kirimo kuba umuntu yavuga ikigogwe, wagera ikigaruka avuga ikigogwe, wagera naye ukakivuga, mbese n'isi yose izokimenya. Hari ikibazo kirimo? Ntacyo pe, ni ukuri. Hari abava ahantu mu gace runaka bitewe n'ururimi yavugaga rwaho ngaho, yagera hirya akifuza kwigana abandi. Ese abo ngabo nicyo bababwira? Icyo nababwira ni uko baje bakunda ururimi rwabo. Kubu se ko umunyamerika araza wenda yogera hano ukumva nyine anejejwe no kuvuga na k'ikinyarwanda, ariko abyishimira kuko yumva yo kimenya akaja avugana n'abantu baho, ariko bidatuma yibagirwa rwa rurimi rwiwe. Rero natwe twoja tugendana, ngeze nko muri Amerika kavuga icyo cyongereza kugira ngo wenda nje mvugana n'abaho nyine, nimba ruguha nimba ari iki, birumvikana aho ugeze uba ugomba kumenya ururimi rwabo kugira ngo uje uvugana nabo. Ariko ndashaka ikinyarwanda nkakibigisha nkacyamamaza, erega nacyo ni ururimi rwiza. Tugendeye mu muco, ibyo uzi mu muco ese ni nk'ibi? Ibyo nzi mu muco, ibyo nzi mu muco nyarwanda, iyo tuvuze tuvuga umuco, burya umuco w'abagogwe nanone uragenda ukajya guhura n'umuco w'abanyarwanda. Mu muco w'abagogwe ibyo uzi ni ibiye? Muco nyarwanda ibyo uzi ni ibiye? ibyo nzi mu muco w'abagogwe bakunda kugira ni ikinyabupfura, bakunda kubana, urebye ni kimwe n'abanyarwanda. Bakunda kubana, bakunda nyine bakunda kubona nka bagenzi babo bishimye, ikindi baje biyubaha ukuntu navuga byinshi. Ari ibyo tumenyereye bijyanye n'umuco, harimo byinshi. Ese Amani cyangwa se Kamari, mu bijyanye n'umuco uzi w'abanyarwanda cyangwa se w'abagogwe nibi? Icya mbere ubundi
abanyarwanda sinzi niba muja mubyitegereza cyane, ariko abanyarwanda nyine abanyarwanda bafite ubudasa, bagira umwihariko wabo kwa. Ni ukuvuga ngo icambere ni uko yabe abagogwa b'abanyarwanda ikintu ntiduhuriyeho ni uko twese nk'abanyarwanda bo kwiyubaha cyane. Ikindi tukagira ikintu ico nyine cyo senda bivuga gute, hari ukuntu abanyarwanda muri rusange tugira ikintu cyo kuba wenda nubwo ndi kuvuga nk'abanyarwanda ariko ndi impunzi y'umukongomani mu Rwanda ivuga ikinyarwanda. Impamvu n'ubundi tuvuga ikinyarwanda ni uko hari connection, hari isano ya hafi cyane ihari, ni amateka, hari isano ya hafi cyane ihari ituma tuvuga ikinyarwanda. Kuki twitwa impunzi z'abakongomani ariko se zivuga ikinyarwanda? Nuko hari impamvu, hari isano iri hafi duhuriyeho, n'imico rero irasa. Rero ikintu wenda navuga bo cyane ko mu muco wa Kigogwe hari ikintu nzi, ibintu byo gutera, hari imbyino za Kigogwe, ikindi kintu nzi wenda ibintu byo gusakuza, nabyo nje mbimenya cyane, nubwo ntashaje cyane ariko nje mbimenya ibintu by'imigani, ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi nta n'umuco wa Kinyarwanda nyine ni ngibyo. Biragaragara ko wavuye muri Kongo uri umwana bitewe n'igihe mwaviriyeyo. Ese ibintu waba wibuka cyangwa se wibukira ku babyeyi ni nk'ibiyi? Hari umuco w'abagogwe, ariko nanone uwo muco abagogwe bakunda iki? Bo wenda njewe bo ikintu nje numva bavuga, kuko kugeza ubu ngubu nakuriye mu nkambi, niho namenye ubwenge, nsanga ndi mu nkambi nkurira aho ngaho, nta n'ibintu ntunzi byo muri Kongo, ibyo nzi n'ibyo mba numva bavuga. Ariko nico najaga kubwira, kuko mu muco wacu kabagogwe dukunda inka pe. Nubwo aha turi mu nkambi zidahari, ariko mba numva wenda nkumva ibintu ababyeyi bavuga, nkumva ibintu abantu bakuru bavuga, uburyo muri Kongo wenda bari batunze inka zingana gutya, ukumva nyine mu muco harimo gukunda inka, harimo gukunda inka. Ni umuco, usibye ko nje mbona ari umuco w'abanyarwanda cyane, ariko n'ahantu twavuye nje numva ko nyine ni umuco wacu. Uzi gukama? Ntabwo nabaye mu nka cyane, ntabwo ndi bukubesha, se nabaye mu nka pe, kuko nakuri aha mu nkambi. Nawe rambonye umugabo utazi gukama. Umva impamvu kabyarawe, wenda bizi pe, ahubwo ntabwo mbizi ku rwego navuga ngo nyine ngo wenda hari igihe ntashobora kuvuruganya, ariko nokama pe, kandi se nokama umuhuri, ariko nokama, ariko sinzi gitsino hari igihe ntashobora kuvuruganya pe, nukuri. None se ari uzi gushenga? Yamwe ntabyo nzi pe, nabakubizi. Aha, ngira ngo mwabyumvise. Ese asifiwe, uzi gucunda? Nyine ntabwo mbizi, ariko impamvu nyine ntabwo twabaye mu izo nka, kandi navukiye hano mu nkambi ndi ngana gutya, urumva rero ntabyo nabonye. Ariko wenda ntekereza ko nk'iyo mba ndi ahantu bikorwa noba mbizi, ariko nk'ubu ntabwo mbizi. Waba wifuza wenda kubimenya se, ukaba ushaka kubimenya? Ndabyifuza. Ugiye gukora iki noneho? Ntacyo nokora kuko nyine simfite izo nka n'ibiki byose, ariko ngize nk'umuntu wenda wavuga ngo ngwino mbikwigishe nobikunda. Bivuze yuko akeneye amashuri nk'ayo? Cyane. Ubu dushinze ishuri waza wiruka? Cyane pe. Bivuze yuko ikintu kijyanye n'igisabo, ikintu bikijyanye no gucunda nta na kimwe uzi? Oya, ntacyo nzi nyine kubera izo mpamvu, kuko nyine ntabwo twabaye ahantu biba. Rero icyo Kinyarwanda cyavuga ni wogera hehe, wogere se nkubwire ngo iki, mana yanjye icyo nzi cyo nuko niba ari Ikigogwe uri kuvuga, niba ari ikirimi cyari cyo cyose wowe uvuga, kubu simvuga gutya,
aho nogera hose mba numva ngomba kuba ndi fiere yo kuvuga ico kirimi. Niba ngeze i Kigali nyine nanje nkivuge nyine n'abanyakigali bamenya aho nturutse ukuntu tuvuga cyane. Nta mpamvu yo kugira ngo ugereyo utangire nyine ugerageze kuvuga nkabo rimwe na rimwe unabihengeke, ahubwo bagusekere kuba wishe ibyo bavuga gusumbya uko nibura ukuvuga wo bikora neza. Ugerageze ukuvuga nyine ubivuge neza gusumbya ukuri buje kwigana ururimi rw'abandi. Ni byiza ko ururimi rwacu tugomba kurusigasira ndetse ntihagire n'ugerageza kuba yaruhindura. Ese urabona ari iki cyasigasirwa kugira ngo umuco wacu ukomeze utere imbere? Wenda ikintu navuga umuco nyarwanda muri rusange, ikintu dukeneye ni ukumva ko ubundi cyambere ni ukuba fieri y'umuco wacu. Ico cyambere ukumva yuko niba uri umunyarwanda aho ariho hose uvuka ishimire kuba havuka, unezerwe no kuba ururimi rwawe nyine ari rwo wisanzemo uvuga, unezezwe no kuba waravutse uri umunyarwanda. Aho ugera hose ube proud yo kuba uri umunyarwanda, ube proud yo kuba uri umunyarwanda uvuka wenda n'urugero mu Bigogwe, ube proud yo kuba uri umunyarwanda uvuka i Butare, ube proud yo kuba uri umunyarwanda uvuka i Musanze. Ariko aho ugeze ube fier yo kuba uri umunyarwanda, kandi ube fier yo kuba uri umuntu nyine aho uvuka ube proud yaho. Nje niyo nama nawe. Watubwiye ko uzi ibisakuzo, ese yazifie nazi ibisakuzo? Oya, si byinshi. Ibyo uzi ni nk'ibi? Umva ni dukeya ntabwo natwibuka. Mbese utwo dukeya natwo ntatwo wibuka? Kubera mberuka kera nyine kwa kundi twabaga twicaranye wenda n'abasaza cyangwa nk'abakecuru, ugasanga bari nko kugusakuriza, ariko nyine wenda bitewe n'ubuzima tuba turimo butandukanye, ugasanga nyine wenda ntago bigikunda kubaho, ariko nyine hakenewe kwigwa byinshi. Asifi, wari imico ya kera abana b'abakobwa babaga bakora ku buryo yajyaga kugira mu myaka 15 16 amaze kubimenya neza. Iyo mico ushobora kuyimbwiraho wenda ari yuko wicaranye na banyogokuru bakaba barakubwiye bimwe na bimwe? Ntago nicaranye nabo cyane ngo bagire ibintu bambwira cyane, ko ntagize amahirwe yo kubana nabo nyine wenda kenshi ngo tuganire. Kwa kundi umwana wawe bagusanga ari ku ishuri ukarangiza ukiruka ukagenda nko mu bindi, rero nta nubwo bakiriho nk'ibyo sinopfa kubimenya byinshi, ariko nibyo ndi kugenda niga wenda nko mu gihe kindi muzoza kuganira natwe twaramenye byinshi. Mwarabimenye ngaho wenda nk'abana bari budukurikirane cyangwa se abantu batazi imigani cyangwa ibisakuzo, watubwira nka bingahe? Njewe cyambe sakwe kubita nkwitereza ndi umugaragu wagwambara amatari. Kumanza nanjye ngaragaye ngicyo isitari sakwe soma muri ishyamba rirahubangana inzara y'umusore. sakwe soma ajya ko nkibagibara narinzi ibisakuzo byinshi, ariko mana simperuka ego ko nkibagibara. sakwe soma kariya kayira kase batwoshira. harya ni amashyiga ngicyo akayira kaja mu kigega. ni akayira kajya mu kigega. Asifi, ikigega urakiza? Oya, mbese ntekereza ko ari inda. Inda? Ubwo bivuze yuko akayira kajya ngira ngo ni umuhogo. bivuze ko akayira kajya mu kigega ni akayira kajya mu nda. Ikigega nicyo bashiragamo imyaka kera, iyo babaga babyita guhunika, ntabwo babyita gushiramo imyaka.
ni ahantu bahunikaga umusaruro ubwo ni imyaka. Rero ako kayira kashira twoshira n'ubundi kuko niko tuja kuvanamo ibyo kurya. Niyo mpamvu bavuze gutyo. Amani na Asifiwe cyangwa se Kamari na Mukamusoni, ayo ni amazina yo muri comedy, Ikigogwe Comedy. Ni impunzi z'abakongomani, ni cyangwa se uko dusanzwe tubivuga ni impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barahanga mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi yuko ari inkambi ya Gihembe, akaza inkambi ya Kiziba, akaza inkambi ya Ngarama, nanone akaza inkambi iboneka Inyamagabe, akaza n'indi iboneka Ihuye. Ni ukuvuga ngo hari abavuye muri Kongo, wenda nk'Amani yavuye afite umwaka umwe cyangwa ibiri. Asifiwe wavuga yuko yavukiye mu Rwanda. Ese iyo mwumva hariya mwaturutse ni ibihe bidasanzwe mwumva ababyeyi bavuga? Kuko benshi bakunda kuvuga ati ni muri paradizo, abandi bakavuga bati ni ahantu heza. Ni ibihe mwumva bidasanzwe namwe mwumva bibateye amashusho yo kuzabibona igihe mwasubiyeyo? Icyo numva kiba kidasanzwe ntiyaje haba inzara, kuko wenda hano wenda ushobora nko kuba nyine udafite umurima, udafite aho uhinga, bikaba ngombwa gukora kugira ngo ujye ho. Nyine habaga imirima, habaga inka, nyine nabyo ubuzima bwo gutunga umuntu numva ko byorohaga kurenza uko ngoko turi hano. Nimba ariko ndatwabaye benshi hano, nimba ari iki sinzi, ariko mba numva bitandukanye. Muri bo uba wiyumva ute? Iyo wumvise ababyeyi bahavuga uba wiyumva ute? Uba uvuga ati ese hari ahantu uzagerayo cyangwa? Numva hari heza cyane, ariko n'ubundi wenda ntago sinokwicuza kuba ntarahabaye cyane, ko wenda nkiyo mbaye ntago nari kwiga. Bagiraga nabimico nyine ubona sinzi imeze ukuntu umuntu ntiyige, wenda igitsina gore akaba hari ibintu atemerewe, kandi nk'ibyinshi nkora usanga ari byandi byabaga byitiriwe nk'abasore. Numva rero byari kumbuza amahirwe. Ugezeyo wakora iki? Ngezeyo icyo nokora nuko ibiri hano mu Rwanda bikunze, mfite nk'ubushobozi nobijanayo, naho umuntu akaje akora k'umukobwa nyine akigira icyizere, akaba ari ibintu yokora atavuze ngo bino ni iby'abagabo cyangwa iki, kubera ko hano mu Rwanda aho mbikora kandi ntacyo bitwaye. Bivuze yuko ugezeyo wateza imbere. Uko ubyumva ntabwo wateye imbere? Uko mbyumva nimba bikimeze nka kera ntabwo haba hateye imbere, kuko nyine nk'uko nkubwiye ubu byobuza umuntu amahirwe. Kubu nimba ndacuranga, nkaririmba, mbese nkakora n'amakuru kuri TV, urumva nk'ibyo byose ndamutse ngezeyo kandi wenda hari ya mirimo y'abagabo itokogwa n'umugore, boba bankandamije. Ariko hano hifoshi yaraje nyine, ubu nje na Kamari twokora bimwe. Niyo mpamvu rero kubu nimba ho hakimeze nka kera baracari hasi cyane. Kamari, ngira ngo mvise ikibazo ko giteye. Burya Abisirayeli nabo baragiye bajya mu Egiputa, bigeza aho basubira iwabo, kandi bahitaga ni igihugu cya gakondo, kujya i Kanani n'iki byose. Isirayeli ntabwo bigeze bayibagirwa, ahubwo basubiye iwabo. Ese usubiye hariya nk'uko wumvise ababyeyi babivuga, wavuye uri umwana, wumvise bavuga yuko ni ibihe bidasanzwe bibana? Wenda ikintu cyane nja numva bavuga ni uko cyari igihugu, ikintu nja numva nzi cyane ni igihugu ceza, inka zitabura ubwatsi, sibyo? Bikaba byari ibintu byatumaga, wenda n'urugero kanje nkunda amata pe, uko yo bameze kose nkunda amata. Nyine ubwo niba inka zobonye ubwatsi se nje nobora amata sinoyabura. Ikindi yemwe sinobora nayo mavuta yo kujya, kuko nayo ndayakunda cyane. Ibintu bikomoka ku mata ndabikunda, amavuta y'inka, amata, fromage ndabikunda cyane. Ikindi wenda nja numva nuko ni ahantu basangiraga ibyo babaga bafite byose, uko nja numva bavuga. Wumvaga ko ni abantu basangiraga buri kimwe bafite baragisangiraga. Nico kintu nja numva kinteye amatsiko cyane ya kureba niba koko, sinzi wenda niba ari kubungu bikimeze, ariko uburyo njya mpumva bisa naho hari ibintu byari bimeze neza cyane. Uba wumva se ufite agatima ko kuba wasubirayo?
birumvikana ko umuntu ntazi ahantu navukiye ngo ameze hate kandi mfite amateka yaho mpumva mba numva mfite agatima ko kuzosubirayo kandi ndabizi ko igihe kizogera nkanasubirayo ndabizi nje numva ndabyiringiye ko igihe kizagera ngasubirayo igihe kimwe. Mwageze mu nkambi ryari? Twageze hano mu nkambi yabaye hano 9-7. Iki gihe cyo mwagereye? Yanjye nicyo je nahagereye. Ku cyifuzo cyanyu wumva ese nko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uramutse usubiyeyo wakora iki? Ikintu cya mbere nokora kuko nk'ubu ngubu uko biri kose ko nja numva nahugura urubyiruko. First of all nagerageza guhugura urubyiruko mu kubumvisha ku bijanye no umuco n'uburinganire, cyane cyane ibintu bijanye n'uburinganire. Ikindi wenda no gerageza gukora no reka dukomeze. Wari ukitubwira ibyo ushobora kuba wakora mu gihe waba usubiye mu gihugu cy'amavuko? Nkuko nari maze kubabwira nyine no gerageza guhugurura cyane urubyiruko ariko ku bintu bijanye n'ibintu by'uburinganire. Ikindi nkabahugurira kuba urubyiruko rwakora ibintu byo kwiteza imbere ubwabwo. Ndumva wabahugurira mu bintu bijyanye n'uburinganire no kwiteza imbere. Ese ubundi watubwiye ko ukunda kunywa amata, ikindi ukunda kunywa ni ikihe cyangwa se kurya? Ikintu nkunda kurya, nkunda kurya ibirayi uburyo byaba bitetsemo bwose, ariko ubundi ibirayi nibyo biryo bya mbere nkunda pe. Uko byo bitetse kose ariko ari ibirayi nibyo biryo yana prefera kabisa. Asifiwe, ku biryo byawe niki kitaburaho? Ku biryo sinjangira ibyo nitaho cyane ariko nkunda amata cyane. Ku biyo nayabonye no kujya no bireka, ariko ibiryo byo ntabwo nyapresiza ngo mvuge ngo ni ibihe. Bivuze ko hafi hegereye aho dushobora kuzagenda tukajya gutarama tukajya no kunywa amata ni hehe uprefera ko twazagenda? Si mu Bigogwe, mu Gishwati. Ngabwira abakunzi bacu rero igihe tuzagirayo tuzobipanga ahubwo tubabwire. Naho kubu dushobora kubabwira wenda akazamwa imbogamizi ntituje ugasanga nyine turabesha, ahubwo tuzobabwira nk'iminsi yegereje. Mwabyumvise rero ngo tuzobabwira iminsi yegereje. Ni byinshi rero tugiye kuzakorana na Ikigogwe Comedy. Ngira ngo mwabyumvise bafite gahunda nyinshi, bafite gahunda zitandukanye. Umuntu akeneye kubasura kuri channel yanyu yajyahe? Yo dusanga iyo jya kuri YouTube akandika Ikigogwe Comedy. Ibyo dukina nabyo byitwa Ikigogwe Comedy na channel niko yitwa. Gusa nyine n'abandi bagiye bazitirira, ariko nyine gikinamo Kamari na Mukamusoni. Uhita unatubona, wenda ushobora nko kubona mu shusho wenda ari nje wa mbere urimo cyangwa we ugahita ubimenya. Cyane ko na channel yacu yo niko yitwa, biroroshye guhita utubona. Ahandi kuri Instagram hariyo nkoresha, hari niza akoresha, wenda twobivuga wambonye woba wamubonye na umubonye woba wambonye. Kuri Instagram nitwa Asfa Official cyangwa Sifiwe Smart. Bitumbana nyine yanditse rimwe muri ayo ngaye. Sinzi na nimero ya WhatsApp niba twayitanga. Ni 078 177 827 Reka mbaze Kamari, mutangiye urugendo rw'ubuhanzi. Ni kenshi twagiye tubona abantu bafatanyije, nk'urugero turajya mu muziki turebe Urban Boys, turebe Dream Boys, byageze nyuma baza gutandukana. Icyo kintu muzakirinda muti? Wenda ikintu kiriho nuko ibintu dukora ntabwo ari n'ikintu ukora wenyine, ko niba twactinga ntabwo ari ibintu wakactinga uri wenyine, n'ubundi bisaba ko hari umuntu muri kumwe mwabikorana. Ikindi ni umuntu nje mufata nka mushiki wanjye,
ku ruhande rumwe ntabwo tuvukana ariko mfata nka mushiki wanjye nyine tuziranye kera twakoranye ibintu byinshi bivuze ngo rero ntabwo sintekereza ko ari ibintu byapfa koroha wenda ko twagira impamvu zituma dutandukana kuko igihe tumaranye n'ubundi ni cyinshi. Kama ubu ngubu koko wasifiwe ntarongorwa bizagenda ute? Cyokoreya ibyo byo bishobora kuba ikindi kibazo cyangwa nanjye narongoye ariko keretse wenda arongowe akarongorerwa nkahehese nk'Ibugande ko muri Kenya muri Tanzania bivuze ko najya no mu Ruhengeri cyangwa i Butare uzajya umusangayo? Oya ntarige ntamusanga ahubwo tugategura ahantu niba kuko turi bukine tukavuga ati twokinira he aho twateguye akariho duhurira tukabikora nta kibazo cyawe kirimo. Asifese umugabo ntazofuha yofuha te kabizi ko ndo akamaje mu Kigogwe emeye ndowe man uro mu Kigogwe ahandi ntabwo uru ndowe mu Ikigogwe Comedy ngo nafuha bizogenda ute? yofuha te ketse nawe adatekereza nese akasakazi kubuni kuba kubona urimo kumbaza agafuha wenda uri kunkoresha nk'ikiganiro. Hanzanga iyo bababonye dore ko umuhungu n'umukobwa gukorana biragoye cyane bababwira ngo iki? Bamwe baje bagira ngo turakundana cyangwa ibintu nk'ibyo ariko nyine twebwe ntibije bitugora cyane ko nyine nkuko yakubwiye twatangiye kera turirimba mu makwe araririmba ngacuranga nyine tuje dukorana ibintu byinshi tukiyamusinga urumva ubuzima bwacu bwa buri munsi turabana twamaze kuba nk'abavandimwe uretse ko hanze wenda uwo tubona agakeka nk'ikindi ariko twebwe muri twe twabaye abavandimwe. Ubona icyo yageka ari iki? Yokeka nyine ko dukundana kuko nyine ubimbwiye harabikeka ariko kuri twebwe turabavandimwe. Aha ababyeyi banyu bakimara kubona ibi bintu bitangiye babyakiriye bate bababwiye ngo iki? Baduhe courage baradushigikira nyine muri make urabona ko ibintu dutangiye bimaze ukwezi kumwe ariko izina bimaze kwandika riri ku rwego rwo hejuru rero baduhe courage barabyishimira kandi baranadusabira nyine ko byatera imbere bikaba byovamo n'ikindi kintu nyine ntabwo bikanze? Oya nibo kwikanga cyane ko nyine ibyo dukora bijanye n'umuco nyarwanda. Kama si ababyeyi amarangamutima yabo yarayahe mbere nyuma yo kubona mumaze gukwira isi yose mukora ibintu bijyanye n'umuco barabishimye cyangwa se mu mbizo za mbere byabanje kwanga bagenda babimenyera boro boro? Njyewe ndi ikintu navuga ko wenda njye mfite umubyeyi umwe ubundi ariko nawe ni umuntu ukunda kunshigikira cyane n'abavandimwe banjye mu bintu byatara yanje n'abantu nyine ubu usanga bakunda kunshigikira cyane kuko bazi ko nta yindi mico wenda mibi iri iruhande ibiri inyuma yabyo kunze wenda navuga ngo bazi bitewe n'uko babona ko nta kindi kibazo ari ibintu nyine nkora kugira ngo nibura binteze imbere bigira ahantu runaka bingeza mbona barabishigikira nta kibazo babigira. Nabonye Asifi bakunda imodoka nziza numara kuba bose n'iki kintu cya mbere uzakora? Nzoyigura. Uzogura iyo mu buhe bwoko? Ubu sindamubwira ngo nzogura iyihe kuko nshobora kubuvuga kazaja kwigura haje ubundi ngahindura ariko nzoyigura pe. Ubwo imodoka niyo ya mbere uzaheraho? Bano mafite n'indi noheraho no kubaka n'inzu cyangwa kayigura nyine bizaterwa n'igihe nyine ariko n'undi modoka izo bikenewe cyane ko nyine umuntu bari bukora ama transport ibintu nk'ibyo ndagenda nkava nkajaha kandi nyine birakenewe n'ubu ngubu usigaye ubona bitugoye nyine nko kuja mu modoka zino zisanzwe ukabona wenda nyine ujibona twikanze tu ukabona wenda ko umuntu arakubonye arikanga ni wa muntu ugabona nyine binakunze n'ubu twaba tuyifite yemwe. Aha mwabyumvise ngo basigaye bagera rero mu modoka zisanzwe ngo bakikanga ariko bakeneye imodoka. Ni inkunga yawe ni inkunga yaje kugira ngo aba bantu babone imodoka. Aha ngira ngo numara kugura imodoka sinugira amafaranga menshi akagira umutipu utayafite nta kintu uzamumarira buriya?
hakubeshe hubaka urukundo sinakunda umuntu kubera imodoka cyane ko nkubu cyangwa se umutungo cyane ko nkubu bashobora kuza kuntereta ayifite nubwo wenda uvuze ngo ndazikunda hakaza n'undi utayifite ariko bitewe n'uko nje natwaganiye cyangwa se namubonye n'imico ye kabona mpuje na wa wundi wenda udafite na kimwe iyi rero urukundo nirwo rwa mbere kurenza ibindi. hari abagabo cyangwa se abakobwa siritu mu karere ka Rusizi na Nyamasheke umaze iminsi wumva yuko hari abakobwa bagura abagabo, si icyo kintu wagikora kamugura gute se bakajya kumukwa? umuco nyarwanda ibyo ntibirimo ubwo nabo ni abanyamahanga. wakwiyemeza ukaba hajya ni wa wundi wamaze igihe kinini ategereje umugabo Mukamusoni ariko burandenganyije ko ariko sibwo kuko nje nkowe nte umukobwa akaza neza kankwa yemwe sinorotaha ubwo noba ndi umugabo noje nicara nkavuga ngo ego hemwe mana sinko ariko ariko abandi barabikora yemwe abandi babikora ubwo nabo sinzi uko navuga ariko ntabwo ari ukuntu ubona sinzi niba nyine umugabo yo bafite agaciro nyine akwiriye nk'umugabo inda ry'ifaranga ntabwo yazoba gukwe ntabwo bibaho nje ahubwo no kwiyemeza ngakora uko nshoboye kose niyo nobona yo kumukwa akaba ari cyo cyonyine nkora tukabana nibura nkaja nkora nkinjiza tundi duke ariko tubana ariko ataje nko ego ankoya te aya yemwe ntibyo havamo mana. none se reka turebe Mukamusoni aho kugira ngo ugire imyaka 45 no kugira ngo ubikore wahitamo iki? kora ibiki ibyo ngibyo erega imana niyo ibizi nyine umuntu uwo bazabana nshobora no kubikora nkubu nkagura kamari ariko twagera mu rugo n'undi bikaretwa nuko nari kubaho n'ubundi nta mafite ariko se twakinnye akantu ngako tukareba uburyo byagenda twabanye se namuguze yaje kunkwa wamuguze ugitangira kumutereta wowe ugatereta kamari anyemere ariko mfite neza ko nshuti zacu rero nshuti bakunzi ba Isange TV icyo tugusaba no gukora subscribe ugakora like ugakora na share ngira ngo abari mu mpande zose z'isi haba muri Amerika haba muri Canada haba ku mugabane w'Uburayi hari abari muri Finland hari abari muri Swede reka dusuze Michel uri muri Finland dusuze Byiringiro uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse naho bita Tarsisi uri muri Canada bawiri n'abandi mwese turabizi ko mudukurikirana kandi muradukunda ibiganiro byacu ngira ngo iyi ni Ikigogwe Comedy mushobora kubasanga kuri channel yabo yitwa Ikigogwe Comedy ni channel nziza mushobora kuhasanga ibiganiro byabo byose ikomedi zose bakinnye ndetse bakaba bafite ibiganiro bisa n'imitima bisana umuco wacu w'abanyarwanda bavuga w'abakongomani bavuga ikinyarwanda nubwo bavuze ko nubwo turi mu buhunzi ariko dutera agatima tukareba hehe tukareba iwacu reka mbashimire rero murakoze cyane kama reka mbashimire murakoze cyane kandi ikintu nabwira dukurikiye cya mbere nuko bakomeze badutere inkunga abantu bakora subscribe bibuka gusharinga ndabashimiye cyane ikindi kintu wenda ndashima abantu nibura bagerageza kutwa devicinga mu bintu byari byo byose abona wenda bashimira ikindi abantu badukurikirana bagerageze nyine badufashe mu iterambere ryacu badufashe mu iterambere ryacu dukeneye ibintu byinshi bitandukanye nk'abantu turi gutangira chanira cyane nshasha rimwe na rimwe hari igihe tugogwa wenda n'ibibazo byo kubura na kamera n'iki abantu batureba nyine badufashe dufite abavandimwe bari hanze bagiye za Finland za Australia za Amerika mu gihe bumva koko bakeneye kugira ngo bagire itafari bashira ku bikorwa dukora
turahari kandi natwe tuzobyishimira cyane. Murakoze. Murakoze. Iyo mwabyumvise rero aba ni abana batoya nta kazi bagira, nibwo bakiva mu ishuri barakubwira bati dukeneye kamera, dukeneye buri kintu cyose, ariko nanone ibyo ngibyo ni ibizamura umuco nyarwanda cyangwa se ibizamura umuco w'abagogwe cyangwa se umuco w'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubafashije rero byaba byiza, kandi ngira ngo nimero zabo mwazumvise, mukeneye kuganira nabo mwanyura kuri izo nimero ni za WhatsApp. Reka tubashimire, Imana ibaho umugisha.